mu by'ukuri inkotanyi ziza guhagarika jenoside bari bakiri abana bato niko navuga bari urubyiruko ariko baravuga bati ntabwo dushobora gukomeza gutuma ibingibi bikomeza kuba mu gihugu cyacu mu gihugu cyatubyaye bigomba guhagarara ntabwo bigomba kongera kubaho. nkaba nsaba n'abanyarwanda bose muri rusange ko bazajya begera abarokotse jenoside kugira ngo baganirize babavugishe bababwire ko bari kumwe nabo ariko nanone nkagaruka ku ngengabitekerezo igenda igaragara mu gihugu ko ahubwo abayifite baba bagomba gutandukana nayo burundu. Uyu munsi iyo tureba abantu bakomeza guhakana jenoside abantu bakomeza kuyipfobya uyu munsi biborohera cyane kubera ko hariho social media. Kuri social media hari abantu benshi bahakana jenoside hari abantu benshi bayipfobya hari abantu benshi bashaka gutanga amakuru atariyo. Urubyiruko rero rukwiriye gufatira urugero kuri ku nkotanyi nabo bari bakiri batoya ariko barwanye urugamba rutari urw'amagambo gusa ahubwo n'urw'amasasu rwari rukomeye cyane. Urubyiruko rw'uyu munsi reka tubabwire ngo urugamba rw'amagambo ntabwo ari rwo rwabananira. Bakwiriye gufata iya mbere mukwiriye gufata iya mbere mukarwanira igihugu cyacu igihugu cyatubyaye buryo udafite igihugu rwose nta kintu uba ufite kandi kurebera umuntu uri gusenya igihugu cyawe kandi ufite intwaro wabasha gukoresha kugira ngo atagisenya ureba cyaba ari ikintu kibabaje cyane. Nitwa Busanase Petronira ndi umumama warokokanye n'abana batatu. Umugabo wanjye yitwaga Murayire Andre bakamwita Mandela ku izina ry'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ni umuntu wafunzwe ari umwana afunganwa na se muri 1963 ngo ni inyenzi. Bamwishe muri 1994 yarabanje gutotezwa twaratotejwe cyane twabaga kukivugiza. Ari mu bantu bashyinguye hano yapfuye kuri no tariki yo kuri 11 agwa ku gasozi ka Kimisange yavuye Kivugiza. Mu bo twibuka uyu munsi nawe ashyinguye hano. Uru rwibutso rumbikiye abanjye benshi naje mu rugendo rwo kubibuka hari abavandimwe banjye benshi. Ubutumwa nshaka guha urubyiruko twe turi bakuru ubu mfite imyaka 65 kandi twakuriye mu mateka mabi yo gutotezwa. Muri iryo totezwa rero ubu turashaka kubwira urubyiruko turabakangurira kurwanya abafobya jenoside yakorewe abatutsi abirirwa bandika ku mbuga nkoranyambaga. Urubyiruko dufite rwiza ikoranabuhanga bajye babasubiza babanyomoze. Turi mu gihugu cyiza dufite umutekano u Rwanda rwacu ni rwiza abana bacu barize kubera ubuyobozi bwiza. Turashimira leta idahwema kuduha umutuzo n'umutekano cyane cyane dukangurira urubyiruko kwirinda kujya mu biyobyabwenge ahubwo bakandika cyane banyomoza. Amahanga yatereranye abantu amahanga akomeza kudushoraho intambara avuga ko u Rwanda nta mutekano uhari. U Rwanda rufite umutekano. Amazina yanjye banyitaza Priska mfite imyaka 21 nanjye ndi umwe mu bafite ababyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Inama nagira urubyiruko muri ibi tugezemo byo kwibuka nuko bagomba kwitabira ibiganiro ndetse bakumva ubuhamya ndetse bagasoma n'ibitabo bijyanye n'amateka yacu nk'u Rwanda. Bidufasha kutagira ingengabitekerezo nk'urubyiruko. Abanyafurika twese dufatane urunana dutere imbere. Mubona ko mu bihugu bitandukanye bagira uburyo bw'imikoranire bagahuza amasoko bakiteza imbere. Ibyo ngibyo se twebwe byatunaniza iki? Ntacyo tubura. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga, ntabwo Imana ijya kuturema yaturemye igice yaturemye nk'abandi, ahubwo tugomba kubyumvisha tukumva ko dufite ubushobozi bwuzuye nk'ubw'abandi kugira ngo natwe dutere imbere twiteze imbere twe gukomeza tubaho duteze amaso amahanga ko ari bo bazadukemura ibibazo kandi nabo bafite inshingano zabo bafite gahunda zabo. Nuko twese tugomba kumva ko nusomo ego
imbere y'Imana yaturemye dufite ibihagije byose kugira ngo tubeho kandi tubeho neza. Nk'urubyiruko ikintu nabasaba ni uguhaguruka tugakomeza tukabwira yaba abo mu bihugu byo hanze yaba abo tuzi bari hano mu Rwanda ikintu twebwe dufite nk'urubyiruko tugomba gukora twakorera igihugu mu bijyanye no ku masosho media tukabereka ko nta ngengabitekerezo ndetse twebwe nk'abanyarwanda turi umwe turi abanyarwanda nta macakubiri ari hagati yacu. Urubyiruko rero muhaguruke mukoreshe izo social media mukoreshe internet igihugu cyacu cyaduhaye turayifite kandi n'ubumenyi murabufite ubwo mudafite mukomeze mubaze ariko uru rugamba dukomeze tururwanye.